jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. Oui, je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi. What if I couldn't speak? What if I couldn't eat? What if I couldn't move? Would you still love me? What if my body ached and I always made you late? What if I couldn't wait? Would you still love me? Would you love me when it's hard and our lives falling apart? If the things that we once knew are long gone, if our blue skies turn to gray and my memory fades. mareba temba uhamari wo muri naramuhonya hagorora ikimero akebutsa ndehe nsendo y'icyo kibi icyaha mu bimbuye mu buhanga ikikamura ngiza mu gituza ikikamutembera mu mukono numva inkongi ndemye mikome ikibatsi cy'imama mu gihumbi n'igicumbi igicu nituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwizaho rukakonsa ntunakagukenga urwikure ukarwitegeza rugatwika ukuririmba ugashyura uruhimbi ukuririmba ugashyura uruhimbi ijoro rikimuka ukimura izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turagushimiye Data mwiza, turagushimiye dawe utuye mu ijuru rizira urwijiji, mu ijuru ritajorwa yewe ritajombwa n'amajanja ya bujabasi. Mana nzima yaturemye twishushanyije, turagutumiye gusubane natwe muri iki gitaramo, uhe imitima yacu gutora ituze, turinde gusoga, turinde igisa n'ikibi cyose. Ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe uhagarare natwe udukoreshe gukiza. Ganza muri twe imirimo y'impundu ziri icyasha, umutima utuje utagira icyaha, sohoka ituje tumara icyaka, utumare nk'umuntu uhumeze, maze iki gitaramo kibe n'impuhwe zawe. Nuko dusenge twizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ari nako duha Imana amashyi menshi cyane. Data mwiza, dategura izi ntore ziri mu gitaramo iwacu
iwacu nahoze mvuga uti udusanze iwacu umuco w'ubucuti nicyo gicumbi ariko ntakindi muri buze kuhabura iwacu. Umunyarwanda umwe rero yuri Nyagasani nzambariye narinje twabasanganiye nyuma yaguye mu rubonobono imaze kugwa mu rubonobono imboniyingwa mu kanwa rero ntanakimwe muri buze guturana turaza gutarama mu buryo bwiza mu misusire akaba umusaza wizihiye iyakirira utariko nanone ntihaza abasaza musa mu misusire n'umusaza kari ku mutima uti tujye twiherera imisango n'abasaza musa mu misusire uze kunkundira mu kinyabupfura mugomba rero none nibonye ifoto kandi uyu muhungu usumba girigiri ni intore y'intorano yatojwe. Mwagize neza rwose, Nyagasani yagize neza. Karibu iwacu rero abana barimo bambwira ngo wari buvugisha baramuvugisha. Ndababwira nti nimubona imfura itugana mugureho imirembere mumubwire muti ntabwo tucyuganiza imitobotobo twamenye guhanda abashyitsi. Niyo mpamvu wabonye bakubwira barushingwa nkiko bati ugweragwera ugwera ingindi. Ndagira ngo unyemerere ujyejuru ariko tubanze turamukanye hari haciye agahenge aho urya ngo buri wese agira ibyo iyi niyo mbehera mukiriza uraho amisa niko ndabona icyuya cyane ku izuru cyaguteye akunzwe ku gituza wakomye akabiri uwo wari gukinirana kuva rwose mu ugana mu Kinyaga n'urugendo twazamutse tugenda imisozi turebe amashyamba za Nyungwe turamanuka za Nyamasheke Karongi umwana ahereye mu Kanaki twaturutse mu Bugoyi mu imisozi unyemerereze gusaba abasore baturebera ku rusika ko hari uduseke tuhasobetse maze ugufashe gutsirika iyo mpagaze cyangwa kugira ngo ntawe wice nuko bisoko muri ibyo byo wampaye iyo udafite isuka na buhanga ngo ntabwo ushobora gusuka iriya reka gutyo ijya wongera use n'uwisi wakiriye maze usome kandi wisange mu gitaramo uyu muhungu asenga rero yasengeye ibifatirwa byose uvuga utamena twinywere tubongera amashyi menshi cyane neza rero nk'uko turaza kugira amasaha y'uko wacu haruna ku mutima data mwiza rero ndategwa urabizi ko iwacu tuvuga Imana tugatarama tuvuga abageni duhuje uruha kuko nta makuru wica ijisho apimira urugohe ndavuga nti ibyo ari byo byose afite icyo muje ku izuru udafite inyunganizi mu gitaramo uze kunkundira rero zose yego umwanya ukwiye murakoze cyane. hanyuma rero unyemerere kukwakira no kuguha ikaze mu gitaramo tuba tuzi ko dukoze igikwiye zose nabonye baserukanye ababyeyi basokoje uruhanika ariko inyuma nabonye baserukanye n'isibo y'abasore basa bose isanzure byapa igitaramo dusanzemo rero si ikindi urabizi iki gitaramo kigamije isumba wowe niyo mpamvu turamukanye ntabwo duhuje u Rwanda duhuje umuco dukwiye no guhuza igitaramo imitiba n'ibigega biragiye guruka maze byose bishyika ku rutugu uyu munsi rero bana rero kandi twakwisanga mu nyuma murakoze cyane. Tubasanze rero mu gitaramo twari dusanzwe tuzi ko turi buze ariko nuko nari bikubwiye Habimana Gervase ni umugabo Imana yahaye ibintu imuhereza umuryango mu rukiki ruzima bituma yibaruka abahungu n'abakobwa bityo akibona ifoto imuhereza urutoke rw'igaga nawe akosha imivure kuva ubwo aca iteka ry'uko uzamutumira mu mihigo ndetse no mu bitaramo ko atazigera amugenderera inkokora zireba inyuma. Iyi ntwererano narinzanye mu gitaramo uyu mukobwa nawe rero ni uw'akabera nta n'uwa rubanda ndabizi uwo mubano ubanza umusuhuze nuko murambwira nti rero ninza kubahereza iyi ntwererano babwire nti kuba gutwerera si ugutwerera abakene
ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ko abafite ari mwe mwongererwa, twe turagenzwa no kongera ibintu mu bindi. Ni intwerera. Yego. Kandi ni ibintu by'umuco wanyu murabizi, mwakira neza, turabashimira cyane. Ibitekerezo nabyo turabifite, tuza kumvikana ku byanyu ku ngingo mwari mufite, ariko mukatwemerera n'iyacu ikajyamo kugira ngo bya bitekerezo byose tubitangire hamwe. Ni naho mpamvu twaraye tuvuga ngo twemereye ingingo yacu twayishyiramo, ubundi tukabona tugatanga igitekerezo ariko ingingo yacu yabanje kugeramo muzara. Nta shiti ntabwo tukikwimba, n'ubundi byaza kuba byiza tugarutse ku by'iwacu umaze kwikurura. Yego. Ngaho rero kandi waje neza, uza inkokora zireba imbere, ngaho rasohoka uganire bya gitoya. Itorero nagiyeyo ku rugerero ndetse mpamiriza neza, ku ruhembe rwanjye baranshimiye, ariko uyu munsi ndumva nshaka gutera ikirenge. Ubwo senge araza barambwira ni wa mwana rero arashaka gutera ikirenge. Numva iryo jambo ari rizima, numva umwana hari uko ari kwiyumva imbere. Ubwo ndamwegera turaganira, ndamuhamagara turicarana, nyuma yo kubicucu ubwo yaratangiye kugira igihe cyo kuba nawe yakicara agasoma ku nzoga, zana kuri ya nzoga yanjye y'ubuki, mfata agahera k'agahiri ndamusomya, tuganira gakeya, numva ari kuvuga ijambo ryamwerekeza ibukuru. Ubwo rero arangije ati ndumva mwagira gutya mugatera intambwe maze nanjye mukamvuganira. Ubwo turabwira ndetse ko muzi ko mu muryango wacu tugira amaziri, hari ibyo tutemera turaganayo. Senga ati mu muryango wa Yozefu twahawe umwari mwiza, basanzwe bagira n'abari beza turabizi, riri muri urwo rwego mwaza hatugerera. Amambera yatwabagendereye turi isibo rigari ririmo abagabo beza n'ibikwerere ndetse n'ababyeyi beza basokoje uruhanika, tubasaba irego ry'umugeni bararitwemerera. Kuri uyu munsi rero ku itariki ya none turicara turavugana nk'umuryango wa Habimana Gervas, tuze tubagenderere mu gitaramo mufite uyu munsi. Isibo mutubona gutya twaje nta yindi ndwara turwaye, abagabo twese turi kumwe mubona ndetse n'ababyeyi mubona turwaye indwara imwe, ubukene dufite ni bumwe, turagiraga ngo dukenere ku mbuto muntu muduhereze umugeni. Umugeni turi gusaba ni Nige na Grace wo mu muryango wanyu, kugira ngo wa musore turebe ko yahumeka. Ni ukuri? Reba niba hari uduseke n'ubundi iyi nzoga tuyisogongere. Uyu mugabo yavuze amagambo menshi kandi yayavuze yabanje kunzeba amatwi. Iyi nzoga ni igisogongera niza gutuma numva ibyo yavuze. Hari inzoga zikunda gutatishwa utabasha gusanga mu mvugo nyinshi n'izo cyo. Ariko urabona bateze umwanya mwiza. Iyi ni ingingo rwose intangamuganza nyuraho yiyumvise. Hanyuma se iyi nzoga mwayikomye umushibu? Twayikomye umushibu, ariko ntinkanga zidakangaza imitima y'abizera. Banza uyihangare nguhangare ntiwihanga muri nyuma. Wa nzoga we, amambere nyizanye nyivugira ijambo risaba umugeni, nyihaye uriya mugabo ngira ngo umugereho umucengere umunyure, nagera harangiza mpereza umugeni musaba ibyo namushakagaho mbibona amahoro. Wamenya gutyo. Niko yewe wa nzoga we dore uwo kuzana kuvugiraho amagambo nk'ay'abagombozi
numva ngira ngo nongera mu nkanga umuhanye unyemerere rero ibiganza byanjye mu muhanga ndaguhangamuye. Kariko mutima karame bagira ngo bakongera amashyi. neza tugusa ushatse wayizira n'ibiza zaruzibona ndabona itanagira ibifuruka bya bindi. iyi ngiyi imeze neza ndabona ari agatukutuku karasa n'abakobwa. Iyo nayishimye baguha amashyi nk'ikirango cy'uko kuko wifuza ijambo mu rugo rwacu. yego ngaho icara uce bugufi abarundi ngo ibibagoye barabihagurukira ariko twe dusigaye tubyicarira mu nteko tukabicoca. Umuryango rero waguhaye amashyi kandi na za mpundu zitari impundu iwacu cyari ikimenyetso cy'uko baguhaye ijambo, baguhaye uruvugiro kandi baguhaye umwanya ngo wisanzure. Komeza ujye mbere rero tuganirire ndetse ingingo yawe tuyishyize imbere y'izindi. nari namaze kumubabwira twagiraga ngo niba mubitwemereye mudukenure kuri buto muntu indwara turwaye mwikubita umwotso maze muduhereze uyu mugeni nigena. Nde washimiye he? Ababwira ko nta handi yakunze ari mu muryango wakaje mu ndimwe Joseph. yego Ndakubaza ibintu bibiri rero. Icya mbere yababwiye ko umwari yamukundiye iki? Umbwira ibintu bitatu nibura. yashimye ubupfura n'imico myiza yamusanganye abona uko yakira abashyitsi kuko twajyaga tugera mu rugo iwanyu tuje kubasura mu bitaramo uko yajyaga twakira yagiye abibona bimutera kumushima. Ikindi kandi ni umwari utamwaye niyo ugeze mu mbuga yanyu mubona kirimo umwari umwaza umwanda. Murakoze. Rero wakomeje kubivuga kenshi ko n'ubundi umuryango waje uhagarariye n'uwacu dusangiye amaziri. yego Hari amakosa tudashobora gukora nkana. Urabizi ko iwacu tutabira umugeni ubanze mushima icyo. mushimire ko atari gutwara umugeni. Ariko nanone ntabwo dushobora gushyingira umugeni utagejeje imyaka. yego Hari imyaka y'umuco ariko hari n'imyaka leta idutegeka. yego Umwari Grace wavuze rero kuba hararahari ntabwo tujya tugira indimi ebyiri. Nabikubwiye rero ko mpagarariye umuryango ariko singize umuryango. yego Kandi ni ibisanzwe umugeni ntatangwa n'umuntu umwe. Ni umwari. Icyatumye rero usanga ari afite isura yuje agasusuruko kandi ari mutakasuku. Yagize nyina wamutoje urukundo ku bibero ariko agira ba nyirasenge bicaranye nawe mu nyegamo. Bari mu nyegamo rero yahatorejwe byinshi bamwereka uko urubohero rukorwa, bamwicaza ku muce bamwigisha uko bacunga. yego Nyemerera rero tumuhe uruvugiro. murakoze umuco wacu ntubitwemerera. Najyaga kugira ngo mwatanze bitugukwaha ariko kandi ibyo umubyeyi yavuze kuko nibyo dusanzwe tubizi ko umuryango wanyu ugira imfura zitari impfunya kandi wawubereye ngombwa uri intore y'intorama. Rero ntabwo njya kuremoza ababyeyi ngo ncukubiri nabo. Nahangaha ndi iwawe ubwo twese n'abari hano badufite. Wahoze uniriza wabanje kunturiza imikara. yego Bishyize kera uzanye iz'imituku none ubwo uzanye izisa n'ubwatsi bw'inka ngo ndamenye icyo uvuze. Ubwo werekeza nahamenye. kuri werekeza wahamubwiza Tumukomere amashyi kandi. kuko muri ivuga ry'igitaramo si byiza ko tuzibazanira ariko niba umuganga namara kubona ko zikwiye ndabizi n'umutangira wanyaraza kutubwira ko zabagezeho. ubwo nibyo agiye kureba mu munota umwe araba amaze kutubwira ko zabagezeho. dukomeze twakowe zikoreshwa zikorwa umukobwa w'iwacu zageze mu rwuri kandi urwuri rwacu rubangikanye n'urwabo. Ndi
umwe mu batahira ariko ejo ku mugoroba nahasanze ku ibuga ry'igitaramo mpasanga abashumba bacitse bw'igikuba ariko cyari igikuba cy'ubuhoro bamara impungenge zari inka zakumirwaga ariko n'abafite kirazira iwacu gukumira inka i Rwanda uti nimazeho ikaze zije gusige mu zindi uti n'ubundi turaza kumenya icyazo. Amakuru naje kumenya rero ngo nizo zaduko zakorewe umukobwa w'iwacu kandi inkuru nziza imwe muri zo bamaze kwibaruka impanga murumva bwashyashye ariko buryo umutunzi aba afite n'ubwatsi. Yego rwose. Ni muri urwo rwego tubaza iki gikoresho, iyi ni isuka. Iyi ni isuka. Irasa nayo isuka y'amaberuka akomoka mu biberuka bwa burindi. Iyi niyo tubwira ngo za nka tubahaye zizabona uburyo zihingirwa ubwatsi. Yego rwose. Yego ubwatsi nibo bumaze kugera ejuru kazajya kawukata gutya kugira ngo yagabona uburyo irisha ubwatsi. Yego rwose. Nacyo inka zizakenera gushoka. Ni muri urwo rwego muzifashisha kugira ngo mubone amazi inka ziri kwicwa n'umwuma ntibikabije. Iki ni ikibumbiro muzajya muzivomera ubundi mushyire mu kibumbiro. Iki ni ikibumbiro gishyirwamo amazi akuwe ku iriba. Yego. Maze inka zigashoka. Inka zigashoka. Zitarumanga. Kugira zitarumanga. Bagukomera amashuri. Murakoze cyane. Ibyo gushima umuryango ko wakiriye impano ibyo nzi ko ntaza kubigutoza mu gihe gikwiye biri bukorwe, ariko ababyeyi twari kumwe bakomeje kugira impungenge. Yego. Hari ijambo wigeze uvuga urivuga wihuta rwose. Yari ijambo ryiza kubera ko ryanavugiwemo izina ryiza. Bati none ko tutanakibuka iryo zina yavuze, kuba yarivuze vuba vuba byaba ari ukuyobya uburari ubundi akaba yisabira. Oya cyane ariko sinanagutinza. Ni byiza ngaho noneho ukora ku rusinga utumeho mu muhungu azaramuswa n'ababyeyi. Umusore wamujyanye yari yambaye iki? Yari yambaye isaha ku kuboko, yari yambaye ishati ya returuso, yari yambaye karuvati imena igituza, inkweto ikarimbura amabuye. Uramuramutse neza umwubahirize, niwe mwambaranye impeta. Gari kumugwe mu byano n'uwawubumwa biciye. Uramutse n'ukuri. Bitugu byiza nk'ibyahetse imitavu. Afite ipfupfu ni Emily yose kwa tumwongera amashyi. Nkurikije umusore w'abagabo muto Ferdinand amashyi. Gira umugore. Bakongera amashyi. Niba y'indabo wihangana ikiganza cyanjye cyuzuye umugisha. Maze Ferdinand, iyo uramukije uyu muryango wose yembaga ibikuramukije, ni ukwita umushimwe. Twari twarabyeretswe tugira abantu basenga Imana ikabereka, twari twarabyeretswe ko tuzabona uko mwiza nawe. Muri baratubwiye muri kimenyimenyi muzasanga yitonda nka padiri uturutse seminari. Hanyuma kandi ndagira ngo mumenyeshe ikintu kimwe. Uyu muryango tugira umuco tukagira amaziri. Umukwe abaga n'umwana wacu. Uhereye uyu munsi turongera intebe mu zindi, urahita ugira icyicaro mu nama njyanama y'umuryango. Ikindi cya kabiri, uhereye uyu munsi nta cyemezo dushobora gufata mu muryango utaduhaye igitekerezo. Ufite agaciro katagira igiciro. Ngaho bakomeza bakwereka ibyimbo by'abato. tuguhoze ushiriye ndimbi kuri ku mutima waramukunze by'ukuri
basaza bawe ko mbona bakwigombye se kukwigomera biroroha munyemerere mbanze muramutse n'ubundi namubasubiza umubare wose ngaho mureka naho amubere si byose mureka mubere ntabwo ari bimwe twakora muraho hama amashyi sibaguha amashyi ijwi ry'intebe ry'ubusa maze rero iki gitaramo kigutumiramo ntabwo bidutunguye cyakora wowe bishobora kuba bidutunguye ko twe ntabwo dutunguye ibintu byavugiwe ahantu byinshi nta na kimwe wumvisha ariko urabizi ko gukunda ntabwo rero nagira ibanga ry'ibikureba ibintu byavugiwe aha bivuge buhora abantu batarabyumva bishobora gutuma utarari wanyu ubusa kari ku mutiri karamekara yarasuye ureba rero reba wiyuhangara utamwaye ese garara uriya mugabo uri hariya uramuzi hindukiza wigeze y'amaso uriya mugabo uramuzi ntabwo muzi ndabizi hanyuma se umusore bita Ferede ntabwo uramuzi n'imfura cyangwa se ubwo rero ntabwo tubusoboza mukazabimpagarikiye humura umuramutse ariko se wibuka kumusubiza mu biganza bya basaza uriga muzi ati ntabwo muzi ariko buriya amasura y'umuryango wari usanzwe uri uyabonaho bagera iwanyu bakabajije ese Feridina uramuzi uti ndamuzi biradushimishije cyane ubwo rero utatwihakaniye imbere y'umuryango natwe ntabwo tuzakwihakana iwacu aba babyeyi bose ubona n'aba basaza bazakunganira so ababyeyi bazakunganira nyoko bazakunganira nyogosenge tuzagukunda ntacyo uzatuburana mu muryango mu igorofa y'inyenyeri 5 umwe agere ku kaguru ku kandi yabwiye ngo buri wese araza gufatiye ntabwo muri buze guhurira ku icupa akira nyiguhaye na yombi ariko ni igihugu muri kure akira nayo nyiguhaye na yombi Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Packed
ishema ryo kuba mu bwiza bwawe, aho nkuramisha ubugingo bwanjye. Namenye ko ari wowe mutanga bugingo, namenye ko ari wowe wo kwiringirwa. Ngira nti Nyagasani Mana, mubyeyi wanjye, uhorana nanjye, undinda mu ntambwe zanjye. Ngufitiye ituro, akira umutima wanjye, uwawe nawe uwanjye. Warakoze Mana, warakoze Mana, warakoze gitare, warakoze Mana, nawe uwanjye, nawe tubivuge urabaruta. Surudaca uhorana intsinzi, wambereye umucyo mu mwijima. Yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Iyo soko y'urukundo niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi ruha kwiyongera, niyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi. Muje kwishimira no kwiyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba guha umugisha umubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo rushya mugiye gushinga. Niyo mpamvu twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko ugushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye rishushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kristo agirana na Kiliziya ye. Tugiye gutambagira tugana alitari ntagatifu guhimbaza ibyo birori. igitaramo cy'Ukaristiya cyo guhimbaza kohereza
amajoro akagenda amushakashaka kugeza igihe amuboneye. Mu isomo rya kabiri turumva ubukwe bwa Ntama, kandi ubukwe bwanyu bugomba kuzabajyana bukabageza ku bukwe bwa Ntama. Mu ivanjiri turumva ko Kiliziya w'abashakanye batandukanye. Mbere y'uko ijambo ry'Imana turi Eucharistia nicyo duhanze kwambuza zacu. Emereye imbere y'Imana ishobora byose, turashoboye rwose, turategereje, turavuze, Imana ishobora byose, Imana y'inzira
nk'imihanda n'amayira abiri nshakashatse n'umutima wanjye ukunda namushatse ariko ntamuzi nahuye n'abarinzi bamwe barari hano mu mujyi ndababwira nti mbese ntimwamboneye n'umutima wanjye ukunda twari tugitandukana gato mbona umutima wanjye ukunda ndamufata nagakomekura namwinjije mu nzu ya mama mu cyumba cy'uwanyibarutse. Iryo ni ijambo ry'Imana. nuko mbona ntama wari uhagaze ku musozi wa Siyoni ari kumwe na ba bantu 144 bafite izina rye ndetse n'izina rya se byanditse ku gahanga kabo. Hanyuma mu ijwi riturutse mu ijuru rimeze nk'umusumo rw'amazi mwinshi y'inyanja cyangwa nk'umwindagano ukaze w'inkuba. Iryo jwi numvise kandi yari rimeze nk'indirimbo y'abacuranzi bakoze ku murya y'inanga zabo. Baririmbaga indirimbo nshya bari imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabuzima bine n'abakambwe. Kandi nta wundi washoboraga kwiga iyo ndirimbo uretse ba bantu 144 barokotse mu isi. Ntibigeze banduzwa n'abagore, koko rero ni amasugi, nibo bazaherekeza ntama aho agiye hose. Barokotse mu bantu nk'umuganura ugenewe Imana ntama, kandi nta wigeze kubumva bavuga ibinyoma mw'abaziranenge. Iryo ni ijambo ry'Imana.
bamubaza niba umugabo afite uruhushya rwo gusenda umugore we ariko bamwinja. Arababwira ati Musa yabategetse iki? Baramusubiza bati Musa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo kumusenda umugore akabona kumusezerera. Yesu arababwira ati icyamuteye kwandika iryo tegeko ni uko umutima wanyu unangiye. Naho mu ntangiriro y'isi Imana yari umugabo n'umugore, niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya icyo Imana yafatanije. Basubiye imuhira, abigishwa bongera kumusobanuza ibyerekeye iyo ngingo. Arababwira ati koko umugabo usenda umugore we akazana undi abasambana, umugore nawe utandukana n'umugabo we agakirwa n'undi abasambana. Iyo ivanjiri ntagatifu. Valesi na Oliva, Ferdinand, Grace, Flavie na Jacqueline, twishimiye kubashakira kuri uyu munsi w'ibyishimo byanyu, kuri uyu munsi w'ubukwe bwanyu, umunsi utagomba kwibagirana mu mateka y'ubuzima bwanyu. Uko kutibagirana amabwiriza ni uko ubuzima bwanyu bwose buzahora kwibuka uyu munsi, mukibuka ko ari umunsi wabahuje, mukibuka ko ari umunsi wabagize umwe ubw'isakramento ryo gushyingirwa, kandi uwo munsi ukaba ubashimisha. Nuko muzahagarara neza mu muhamagaro wanyu, mu cyo mugiye kurahira, mu cyo mugiye gusezerana muri aka kanya muri iyi si. Naho ubundi iyo bitabaye ibyo, hari abamera nka Yobu yigeze kuvuma umunsi yavutseho, yifuza agira ati yabaye mama atarabyaye, yabaye ibiro bye bitaratandukanye ngo bibyare, yabaye data atarigeze yumva ngo havutse umuhungu. Ibyo yabivuze kubera agahinda n'umubabaro yari atewe n'ubwo buzima yumva iyo butabaho ahari kuri we, ariko byari kuzamushimisha. Agira ngo babwire ko hari n'abagore n'abagabo bavuma iminsi bashyingiriweho, bakavuga ngo iyo nza kuba ntarashyingiwe, bayivuma kubera iki? Kubera ko umubano wabo wanze wabananiye, none bari kubona bitanasubiye inyuma, bakigira muri icyo cyifuzo mu by'ukuri batari bakwiye kuzagira iyo baza kuba barumvise icyo basezeranye kandi bakagihagararamo gitwara. Bageni rero, ndagira ngo iryo jambo ryumve kandi rizirikane, kuko niryo nyamukuru mu bukwe bwanyu. Yashakishije igihe kirekire ntiyamubona, yagenda imihanda n'amayira ashakashaka umutima we ukunda, ariko aramubura. Uyu mugeni rero ndamugereranya, ab'umugeni mu by'ubusobe tubijyanira umukwe n'abasubiza, ariko uyu munsi twasuhuza uzwe n'umugeni, ariko buri wese yimwe umwe kuri umwe yabuze ubakunda. Umunsi wabuze uwo nguwo bicaranye aka kanya yo gusezerana, ntabwo yanagiye ariko ukamubura, kuko rwa rukundo yagusezeraniye atari kuruguha, ahubwo ari kumujyana ahandi cyangwa mu bindi. Urumva uko umutima wawe wamerewe, urumva uko wahangayika. Uyu rero yarahangayitse arazuka nijoro. Nawe mugabo, nawe mugore,
mwebwe mugiye gusezera nunamubura ntuzamugere akaziki mbese yajyaga unashaka rero oya ntuzatuze utaramugana mu cyumba cye mu nzu ye mu rukundo. Yaragiye agenda amajoro mu kuvuga muri iki maze yagiye yandi magambo yamugoye yakunaniye. Ntuzatuze ngo wibwire ngo ntacyo bitwaye, ahubwo uzajye ayazaba ari amajoro yawe. Niyo mpamvu uko uzaba wabuze niba koko ntabwo yajyawe ukuri, uko uzaba wabuze utumite urukundo rwawe uzabishakashaka kugeza aho ugiye kubona. Yaragiye abaririza ngo uwo nkunda ntabwo mwahuye, ari abanyerono ari abazamu, abo bose ntawigeze amubwira ko yabahoye. Bisobanuye iki? Uwo ni uwawe, ni wowe ugomba kumenya abandi, ni wowe ugomba kumenya ibyarimo, ni wowe ugomba kumushaka yazanye. Ntawe uzamugushakira, ni wowe Imana imushinze, ni wowe Imana imuragije. Barezi ubwo niba uramushinzwe uzigere na bivuga ibyo ntibindeba kandi bimwereje, niyo yaba yapfuye uramushinzwe. Muzakore ibituma batatimuka, urukundo rwanyu ruzatume batatimuka, uburanga bwanyu buzatume batatimuka, atari uburanga bw'inyuma ahubwo bw'umutima, wa mutima ukunda, wa mutima wihangana, wa mutima ubabarira, wa mutima ugira umwete, hanyuma ubonye ibyo bikamukura. Muzabe mukura abagabo banyu, muzatume hari ikindi cyabafata cyangwa ibyo babafata, babacika n'akazatari muzaguhoraho aho bagiye. Ni nguko bimeze icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Hanyuma rero indirimbo y'abacunguwe ni isomo rya kabiri. Iriya ndirimbo bari bashagaye intama ni mu bukwe bw'Adamu namwe barangi. Indirimbo y'urugo rw'Isirayeli imwe, abantu bafite ikintu kibahuje bagomba no kugira indirimbo ibaranga. Igihugu kigira indirimbo ikiranga, Kirisi igira indirimbo iranga, amatsinda anyuranye, amashuri n'ibindi usanga bafite indirimbo ibaranga imwe. Ijambo wabona bagiye gushyingirwa iki gitabo kitari iwawe, niba utagifite umwanya mu kigo yo gitaha, none mwazajya gusoma iki? Aha harimo ijambo ushobora kuzajya usoma ukabona urahera gukemura mugenzi wawe, kuko ari ijambo ry'Imana atari iry'abantu. Wowe ushobora kuzabona amagambo wakoresha mu kubwire, ariko wasoma Imana ikaguha ijambo uramubwira, kandi kuko ari iry'Imana. Imana yaravuze ngo ukoresheje umuhanuzi Izayi uko urubura n'imvura bitamanuka ku ijuru ngo bigwe ku butaka bihagarika bubeshe, bihaye umunsi w'umuhinzi ifunguro rimubeshaho, ni nako ijambo ryanjye risohotse mu kanwa kanjye ritangaza amazi. Nawe uzabyifashisha wizeye ko hari ikindi jambo ryawe. Hanyuma urukundo uzakundane hagati yanyu, hanyuma musangize n'abandi, muzakunda n'abandi, urugo rwanyu ruzagendwe, urugo rutagendwa nawe ubwo umugisha. Uko umugisha uzanwa n'abantu, cyane cyane n'abakene Imana yohereza. Ababona abakene bakabahinda bakabasubizayo, kandi ari Imana ibasubiye muri abo bakene. Muzabakire, niyo waba ntacyo ufite urabona uzamubwira ijambo ryiza. Naryo se uzajya kurihaha, uzajya kurigura se, uzavuga ngo ntabwo wejeje n'ijambo ryiza waribuze. Muzakire bose kandi muzirinde amashyari n'amabwire. Muzirinde ishyari n'amabwire mu abantu bakuru. Uzi ko umuntu ashyingirwa akuze, uzishimire ngo bambwiye n'ubugenderaho ushobora gusenga. Nyagasani
kandi mwagize neza imirimo yose igihe babasha. Niyo mpamvu mbere y'ikoraniro ry'abakristu nshaka kubabaza mu mbwira ko mutekereza mu mitima yanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi ku bwanyu. Muzi ko mugomba gukundana no kubana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana, murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera Kristo, murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagatera inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byaha, murabizi. Ubwo mwifuje kugirana isezerano ryo gushyingirwa mutagatifu, umuhana ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwira undi isezerano rye. Njyewe Ferdinand Ishimwe nemeye ko wowe Grace Niyigena umubyeyi w'umugore, kandi bisezeranije ko ntazabihemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza mu gupfa. Yewe Niyigena Grace nemeye ko wowe Imana ishimwe Ferdinand umbere umugabo, kandi bisezeranije ko azaguhemukira mu mibereho yacu, yaba mu mahoro no mu makuba, yaba muzima cyangwa urwaye. Imana
isanzure kuri buri muntu ubisaba Grazie Nigena akira impeta mwambitse n'ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Barishimye akira impeta mwambitse n'ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. kwikurura abagore banyu hanyuma nyuma yaho tugahoberana mwishimira ko mwabaye Thank you.
Amen.
babahe icyubahiro kibakwiye
iravuga iti umuntu ntakabe wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ukwezi kwakaga inzora maze utunguka umwenyura, amajwi yose Call me every day if you wanna see me. I'm here to stay, I will never leave your side. Wanyoboje inkoni cyuma darling, mu mutima kure niho wibera. Deep down undimo isi nigupfusha ubusa, nziza nangusetse ndagukunda. Pretty 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 girl for me, tricky trick I don't know how you do me. Tell me that you never leave me, yeah. Mazo sinyire como utsindiye. Pretty 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 girl for me, tricky trick I don't know how you do. You got me falling for you. Tabasamu baby. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanjye ni wowe areba. Urukundo w'amayero umara kwifuza, kandi sinicuza. Je te promets mon bébé, tout ça is for you for life. Bébé, bébé, bébé. Bébé, bébé, bébé. Bébé, bébé. Mon bébé, je suis fou de toi. Bébé, bébé, bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Sim, 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 sim. Mon bébé, je suis fou de toi. Badass. You know. Tune into the king of sounds and blues. Initiating rage process. I'm unavailable. They know they see me. 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 And I'm sorry for who won't be my matter. Sorry, I'm only human. So make nobody para. Them say I carry woman. She na man way I for carry. Fuck all
ndetse bikamuha ikaze iwe mu rugo rugari akamubwira ati karibu na kamwe iwanjye utereka n'imizigiriro simba tuzi ibyo gukora rero muze bati ku buzima bwacu amashyi menshi cyane wizihirwa ukamubwira uti ndashimye kandi wizihiwe kunyakira mu rugo rwawe uti kandi rwacu nkundire rero mutema cy'uko batamwana ko tuzabyaza muratera itoto ubambira amashyi menshi cyane uko mushirika icyo kibazo cy'umuriro maze mwizihirwe mutegura ayo mafunguro nyamuneka nibabikora neza muze kwikundira mubambira amashyi menshi cyane yego utidufatanije rero nubwo tuzabigenza amashyi menshi cyane wakira mudusanze uti ibyaro yego urutamye rwose muze kurutamika neza uwo munsi maze mwizihirwe tuzabigenza gutya rero dufatanye muze kumundira muze gutera intambwe izo ngomora rero n'ababigiye kuko yego iragira n'abakobwa amashyi menshi cyane tungaho bamenye ikikubwiye rero utyo mama iragira aho ngaho mama amashyi menshi cyane ubukunzi bwiza rero igitaramo twabonye abashyitsi batugendereye n'amaguru n'ibirenge Kristo mu ntebe nziza rero uze gukundira ugira uko uriyakira ibindi ngo maze namwe mugira uko uvuyeho be uko muheruka cyane ariko namwe murabutsa gakumbira amashyi nk'ubonye nsabye bikunda ubushize utari rwose murakomeye turaho tubaze mu bugarama murakomeye turaho rwose muri kumva mu bugarama hariya mu Kinyaga mwaradutoje turatora natwe iwacu tubitoza abakiri bato ni byiza cyane umuco uzakomeye ubwo wa muhungu numvise asega avuga byinshi byose yabishyizemo avuga atamera twebwe ntimurahindura urutoki oya turacyari rwa rundi kandi turacyakomeye maze mwizihirwe ibyo ari byo byose kuba aho n'isaha ubwo hanyuma bakora kuzo we rero urumva ko ufite byinshi urugwiro kandi tunashimishije aho muri ubutumwa bushingiye ku masezerano yindi yo mu muryango amaka y'aho abahirwa abagana urukundo utubwira ko urukundo wifuza ko urupfundo tutari nka rya rya gatatu gusa utubwira ko wifuza ko tuguha amaboko tukakurema inkokora maze tukakuremera utuntu turabyumva ndetse tuza no kumenya ko uri warabanje kugira ngo umuryango ugatanga intangamara utubwira ko umubyeyi icyo gihe yaguhaye isuka y'imfata rero wagera mu muryango uribwa bakabikwemerera nta shiti uwo munsi rero tubwira ko wavuga ngo ugira kabiri kandi kugira ngo tukwemerere gusaba umugeni nyuma yo gusuzuma ukajorwa n'umuryango ariko bagasanga uri itajorwa bitewe n'uko wamaze gutanga ibyangombwa byose wamenye yuko umukobwa agira ba nyirasenge maze uza witwaje ikibindi cy'imisigo y'imibavu y'abasenge umenya ko umukobwa agira abasaza be uza witwaje ababaruwa akubiyemo ubutumwa bwurutse umutima ariko uza kumenya ko witwa umukobwa aba akwiriye umukobwa uza n'umuntu udasize ishyo uriserukana nk'uri muragisha ariko muri iryo shyo ryari imana wamuje kudubwira turazishimira dusanga zose ari inyamibwa uduha impano y'ibanze yose ukabijyana nayo
byose birashimira kandi mu mutima rero twakwemereye umugeni n'ibindi biriwe ndorora bikora nyumuza noneho kuzana ikizendeko uratimutse ngo tuzaguhekere kuri iyi tariki umubyeyi Yosefu rero burya akabipfura cyane yarazirikanye iyo tariki ayishinga hagati yegera urutoki rwe rwa rutoki rwiza ajya agira arebare imivura yihata ubwatsi tukagira abahungu n'abasore beza bafite ibitugu bakangana icyo kabyara umutobe ashaka abandi bahungu beza kugira ngo bazajye mu bujishi bakajya imbere bikorera ibindi abandi batujya imbere bajya mu bujishi tukurikira neza wasabye n'iyigena grace abagenzi yacu rero uyu munsi twamubahekera umugeni twashimye umuryango kandi twashimye ko mwazatubera abana tutitana abana ahubwo ibyo tukabyitwa n'abandi zabugwe na rwanda unyemerere rero mbere y'uko nkomeza umugeni twamuhekeye amaso yanjye n'ayawe ushobora kutamureba neza uze kubaza umusore wawe usanga ari we yakubwira ikindi murakoze cyane mufite abakobwa benshi hari ubwo umwe yakambara mukamuheka ubundi mukamutugezaho ubwo rero nk'uko waba wiciye mu irenga kureba hariya nanjye sinkigezayo uriya musore wanjye yagira ngo icyo agahaguruka akambwira niba umugeni yatubwiye kumusabira rero bamuhekeye ubundi nkaguhereza umwanya ukaguruka atubwira iri kuguha witegereze ko ushobora kumubwira yuko ukeneye no mu mutima kuko uzi twakunda umuzi umurebe neza n'ubona yabwira harimo amaprofita akikorera ku misaya ntabwo ari ukukorera gusa n'ubu waba usanga ari we rwose umugore atemewe rwose tubahaye tutitangira igitabo uriya ni umwari wanyoyika kandi warezwe araje kugira ngo ababwire amaboko koko ni muzira nkoni ni muzira bitutsi umugore mwiza rero bamwita umutima w'ubwo byamunanira twagira ngare kandi ngira ngare arangara ndagira ngo rero urasaba uyu uzamukomeze kandi uzamushakire inkingi zifatika mwikoreze muri izo nguni zifite urukundo nyakuri unyemerere kandi umutima rero gushimira ko mwatwakiriye maze mukomeze dutarame ubone kuyijyana umutima kagira imana kandi ati muje muduhekeye umugeni turamubonye utwasabye yige na grace umuryango wa Yosefu rwose nimwigeze mudutererana nk'uko wagiye ubivuga hambere aha twageze iwanyu birakunda turabasaba muramutwemerera kuri uwo munota muramuduhekeye hambere hanze iwanyu nababwiye ko umuryango mugari twari kumwe nabo benshi baracyari aha ngaha hari n'abataraha ariko turi benshi hari abakecuru bari basokoje uruhanika hari abasaza b'ibikwerere abagabo bakomeye nagiye nereka Grace ko abo ngabo bazamwunganira se bakangana se umubyara abandi bakangana senge mbese ntabwo azigira abura umuhugura mu muryango yaratojwe kandi umuco yarawutoye nawe azirinda icyahungabanya urukundo rwe n'uwo bashakanye kandi natwe tuzakomeza kumuba hafi ndetse namwe azamurinda jido amuhate nido ubundi muzasanga nk'uko mwabivugaga bya biro 80 bigeze no ku 150 bizakunda nk'uko ashobora kubigira ku 100 gusa kugira ngo ahora ari fit mu ndimi z'amahanga ubwo nabyo birashoboka kuko bazaba biteguye ariko si uko azabafashwe nabi dushimye uko mwaje muduhekeye umuryango muri rusange turacyari kumwe abana tuzakomeza tubabe hafi imiryango yombi n'uwanyu n'uwacu ubundi amata azabyara amavuta abazatubona bazaboneka imiryango imeze neza nk'uko wari ubivuze tutitanye ba mwana ahubwo ibyo bizavugwe na rubanda murakoze rero mukomeze mugubwe neza muri uru rugo amashyi menshi cyane kuri Grace neza cyiko mama ubwo utumukunzi wanjye tugeze kuri kigi by'amarembo utariko n'abari mwakire tugeze
wacu iyo nakuriye habaye umwana yari intore yari umuyabaga yarezwe rumwe yari akarorero urunganwe uwo mwana ni katsi yabwa yarakuzwe eka yarakundwa yari umukirisu ntiyasiba misa niko yarezwe ntiyahemuka yitwa Nzira ry'inka yasa n'irirenga yitwa Nzira ry'inka yasa n'irirenga yitwa baze kumundira rero banyarutse unare yahoze ari umuririmbyi wacu ariko nk'uko bimeze na none tumubara umuririmbyi wacu ni ukuvuga ngo twaririmbanye imyaka igera muri 5 ariko kubwo ukunda akazi aza kugenda ariko ntabwo yaduteranye muri korali ni ukuvuga ngo igihe cyose agereye inaha aza muri korali akaza kudusura byaba ngombwa akaza kurepeta tukanaririmba niko rwego mutubona aha ngaha korali Saint Augustin yateguye hariya Bibiliya tegura n'igitabo bita Nyakibanda kugira ngo igihe cyose azaje arakireba aje aramenya kuzirikana korali numva rero twamushikiriza ibyo bitabo byombi umwanya n'uwo urimo gushikiriza yarutse makaraza akomeze yinikiza umurishyo ndashimiye kandi ndizihiwe uti urakoze cyane
benshi barabazi kandi bamwishimiye kugira amakuru ariko uyu munsi twatangiye kuvuga ngo Imana ishimwe Ferdinand mutoya ikoze cyane rero kubona Imana ishimwe Ferdinand umuvandimwe inshuti yanjye twakoranye byinshi cyane ariko avuga ngo twarakoranye mu buzima busanzwe hari ibyiza twarabisangiye n'ibindi twarabisangiye kuri uyu mwana rero kugira ngo mufashe tumerere amasi ko n'umwifuza kuzagira urugo ruhire azahirwe muri byose kandi azabimufashe no murakoze amafoto nayo mashusho n'intebe nziza umuryango w'umubyara n'umugabo ntacyo bitwa yampaye ibikoresho ariko yambwiye ati Grace ni umuhinzi arambwira ngo uze kumushyikiriza isuka ariko ntibyaherera arambwira ati Ferdinand nawe akamuti ni umukozi arambwira ngo mbere yuko nza kumushyikiriza iyi suka ngo uyishyikirize Grace ngo nze kubanza nakiri umuhoro umushyikirize usabe kumushyikiriza Ferdinand maze nibugere muri cya gihuru inaha tukita ikibara ukabona hakwiye gushyirwamo amayugi ukabona hakwiye gushyirwamo imitavu uzajya ubanza uhatutire uwo muhoro rero utema urubingo ukinjizaho ibyatsi bitari ibiti hanyuma rero mu gihe umaze gututira Grace azajya aserukana n'abahinzi maze nabo bahinge isuka rwose bataha yayo bayizana ari umujyoro bayicura ari agafuni rero ubu ni umurongo w'iminsi babonye bakwiye kubifuza si ibyo gusa kandi aha hari ikibindi kandi ku mutima impamvu y'iki kibindi hari abajya bagikereza mu gutwigurura n'ikibagomba gusa impamvu yabyo se ni uko mu maturo mu mbuto baba bahaye abana n'ibindi byangombwa baba batashyizemo amatungo Ferdinand na Grace rero umuryango wazanye n'amatungo bazanye isake yo kumubyutsa ariko babagabiye inka iki kibindi rero Grace azajya gishokana ku iriba agisemereza amazi maze ze atuma itungo rishoka kugira ngo ritarumana nyine utwikuruye abageni ku mugaragaro ngo bajye mu ngamba bakore biteze imbere bateze imbere igihugu n'imiryango yabo murakagira Imana. Muri ubu buryo umuryango wa Gervais Mukazana mwaduhaye kandi koko ni umukozi kuva uyu munsi batangiye imirimo kandi banarayikomeje ubwo uko muzajya muza muzajya basanga mu rugo rwabo babakire kandi babakirize imbuto zabakomotseho ibyo kurya byakomotse kuri mwe ndetse kandi umuryango wabo muzasanga warakoze wariteje